Yes, kanongere mbifurize ikaze. Iyi ni Newsline Rwanda nk'ibisanzwe. Murabizi ko ari Emmanuel akadasohoka kabisa, komba mbabereye kuri tele kabisa. Ni yamakuru rero y'abastari n'ibyamamare muri rusange, tumanuka tunazamukana kabisa. Like yawe, comment and share n'ibitekerezo byawe kabisa ndabyakira ahangaha kuri Newsline Rwanda. We kora like, kore subscribe, ubundi ibindi twiganirire. Aya rero ni ya makuru ashyushye cyane mba nabateguriye. Ibaruwa rero yuje ibinyoma n'iterabwoba yandikiwe umuhanzi John Legend, yandikiwe ubwo yarateguraga igiterane cyo kuza mu Rwanda gutaramira abanyarwanda ahangaha muri Kigali. Yandikiwe na Human Rights Foundation, n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu rero wabuzaga uyu muhanzi John Legend mwamenyereye mu ndirimbo nyinshi cyane, aho mwamumenyeye nko muri All of Me n'izindi zagiye zibica bigacika ku isi muri rusange. Rero ni ubwo John Legend yiteguraga igitaramo cya Move Africa mu gihugu cy'u Rwanda, Human Rights Foundation yandikiye ibaruwa uyu mugabo yuzuyemo amagambo y'ibinyoma ayobya ndetse aharabika ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda kubera umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko John Legend we abima amatwi, ubundi bisoza ataramiye abanyarwanda barishima kabisa. Ni mu gihe rero uyu mugabo yiteguraga gutaramira mu Rwanda, John Legend yandikiwe ibaruwa yuzuyemo ibinyoma n'iterabwoba n'umuryango wita ku burenganzira bwa muntu ku isi, Human Rights Foundation, bamusaba kudataramira mu Rwanda kubera umutekano muke uri mu burasirazuba bwa DRC. Iyi baruwa rero yuzuyemo amagambo akakaye ayobya ndetse yangisha abantu ubuyobozi bw'u Rwanda, kuko bifuzaga ko John Legend nawe yakwanga gutaramira i Kigali nubwo byarangiye batabigezeho. Rero muri ibaruwa itsinda ryitwa ko riharanira uburenganzira bwa muntu ryo muri New York, Human Rights Foundation, ryasabaga John Legend guhagarika igitaramo cye i Kigali nk'uko mugenzi we Teams cyangwa se uyu niwe wegukanye Grammy Award yabikoze mu minsi ishize agataramira abanyarwanda. Ni mu gihe rero igitaramo cy'uyu mugabo John Legend, igitaramo Leta Yunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu bimwe byagiye bikirwanya, ariko birangira igiteramo kigenze neza. Ni igitaramo kitabiriwe rero na Perezida wa Repubulika Nyakubahwa Paul Kagame ndetse n'ibyamamare muri rusange. Rero igiterane cyaje kugenda neza, abanyarwanda barakishimira, ndetse umuvugizi w'u Rwanda Alain Mukurarinda uyu we yaje nawe kunga mu ijambo, aravuga ati u Rwanda ni igihugu kimeze neza kirimo umutekano. Ati rero abo ngabo bavuga ko u Rwanda nta mutekano gifite bitewe n'igihugu cya DRC kiri mu burasirazuba hariya bwa Kongo. Rero iki gihugu ati ntago cyaba kirimo umutekano muke ngo natwe tugire umutekano mukeya. Yaje rero kuba anyomoza ibyatangajwe na Human Rights Watch. Abangaba rero yaje kuba ibanyomoza kuri iri tangazo yari yahaye John Legend. Rero ni mu gihe umutwe wa M23 umaze iminsi mike yawigaruriye ubutegetsi bwa hano mu mujyi wa Goma, aho ubu ngubu umujyi wa Goma urimo ukontororwa n'umutwe wa M23. Umuhanzi rero John Legend nyuma yo gusoma ibaruwa rero yayiciye amazi, hanyuma mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu agera i Kigali ndetse
ku mugoroba ahita aha ibyishimo abanyarwanda mu birori byatangaje ndetse byitabiriwemo n'umukuru w'igihugu Perezida Kagame. Ubwo rero yataramaga mu gitaramo cy'amateka cyabereye muri Beka Arena, kikitabirwa n'abantu ibihumbi barimo Perezida Kagame ndetse n'umuryango we John Legend umaze gutwara ibihembo byinshi birimo na Grammy Awards. Yavuze ko yishimiye gutaramira mu Rwanda ku nshuro ye ya mbere, akaba ari n'inshuro ya mbere ataramiye mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ati rero ndanezerewe cyane kuba ndi hano ku nshuro yanjye ya mbere ntaramiye i Kigali. Ati inshuro ya mbere ntaramiye mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ati inshuro ya mbere ntaramiye mu gihugu cy'u Rwanda. Turi hano kubera ko tubakunda, kubera ko dushaka kwishimira umuziki, urukundo n'umuco, kubera ko twumva buduhuza. Ati kandi biranejeje cyane kuba turi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni amagambo rero umuhanzi John Legend yavuze aho yari yitabiriye igitaramo cyarwanyijwe cyane, igitaramo cyarwanyijwe n'umuryango uharanira uburenganzira mu isi muri rusange, Human Rights Foundation. Rero mbabwire ngo mukomeze kugubwa neza, mbifurize gutura mu Rwanda ruzira ikibi muri rusange.